ntabwo Yesu yigeze afungwa ntiyagiye mu nzu y'imbohe ariko yaravuze ngo ndi mu nzu y'imbohe ntimwansuye ubwo uri kwanga gusura mu nzu y'imbohe nindi ni Kristo nambaye ubusa ntimwanyambitse ubwo uri kwanga kwambika nindi noneho rero niba ubutunzi dufite bukomeye ari Kristo Yesu ariko uwasabwe abitewe n'ububabare bw'umusabye iki kintu mu cyumve ningusaba ngo mpa urampa bitewe n'umubabaro ngusabanye ariko numpa urampa bitewe n'ubumuntu bukubamo yego rero Imana iguhe guhura n'umuntu urimo ubumuntu nubwo nuwita ku mubabaro wawe nawe Imana imuguhe ariko mu by'ukuri aho kugira ngo mfashe umuntu kuko anyeretse umubabaro nihagira umuntu n'umwe uzambwira ngo yahawe umugisha ntararya ku mugisha we igisobanuro cy'uko ufite umugisha nuko nanjye umbera umugisha yego igihe nta muntu wabereye umugisha ibyo uvuga uri kwikirigita ugaseka mu gihe nta muntu wagaburiye njyewe singufata nkaho wariye ugahaga muri wireless ibiryo ntibigenderamo ariko mu biganza byawe byagenderamo bigashyika ku mushonje icyo mvuze ni iki sinkubujije gusengera ifunguro risengere ariko ureke kubindyarya ku meza yawe ijwi ry'umukanguzi mwiriweho nshuti bakunzi mukurikiranye Good Samaritan Family Friends ku kiganiro cyayo gica kuri Good Samaritan TV mukaba tugiri kumwe uyu munsi n'ijwi ry'umukanguzi kuri televiziyo yabo y'ijwi ry'umukanguzi n'ubundi aho dufite ndetse n'umutumirwa umuyobozi w'ijwi ry'umukanguzi akaba yifatanyije n'umuyobozi wa Good Samaritan Family Friends mu kiganiro tugiye kubagezaho cyitwa ubumuntu. Iki kiganiro dusanzwe tubagezaho dufite topic uyu munsi ivuga ngo niki byanditswe byera bivuga ku bikorwa by'ubumuntu. Nk'umuntu rero wamenye kandi wize neza ibyanditswe byera igihe kinini twamwifashishije nk'inararibonye muri kino gikorwa kugira ngo aze kutuganiriza muri kino kiganiro kiri buze guca kuri zicano zombi tugambiriye kubahugura ndetse no kubaganiriza ku bikorwa by'ubumuntu twifashishije iki byanditswe byera bivuga. Reka rero tumuhe ikaze muri kino kiganiro muvandimwe, karibu. Murakoze cyane, Imana ibaha umugisha. Murakoze. Reka mbanze nsuhuza abantu bari kuri Good Samaritan. Amazina ni Aniseti. Yitwa Aniseti niyo mugabo, ndi umukristo. Kindi ndi umubwirizabutumwa bwiza. Murakoze rero kuduha ikaze kandi nizeye ko nabari ku ijwi ry'umukanguzi namwe babahaye ikaze. Twabahaye ikaze. Nkuko bisanzwe rero mbere na mbere Imana. Reka dutangire dusenga, turagusaba n'ubundi tuyobore mu isengesho kugira ngo tuze kwinjira muri kino kiganiro tumeze neza cyane. Turagushimiye mwami wacu Yesu Kristo, twitiriwe izina ryawe, utuma tubyarwa n'Imana, tubabera twegera intebe y'Uwiteka kandi twari abantu b'umubiri duhabwa kuragwa ubugingo buhoraho. Ayo ni amashimwe yuzuye imitima yacu, ibyo byakorewe igorigota bikorerwa no mu mutima w'Imana ubwo wagambiriraga kwishyira umuntu nta kizinga nta munkanyari, utwogesha amaraso yawe turera, izina ryawe nirishimwe. None uyu mwanya twaje kwaturira bene data impamvu y'ibyiringiro byacu, uko amaboko yawe yarari arema. Jambo ryawe ryarambwiye ngo wahumekeye muri Adamu umwuka w'ubugingo ahinduka ubugingo buzima. Ubwo bugingo rero burimo ubumuntu kandi ubwo bugingo burimo ihumure ry'abandi, ubwo bugingo burimo ibyishimo by'abababaye, ubwo bugingo burimo ibitwenge by'abariraga, ubwo bugingo burimo amahoro ku bantu bari mu ntambara n'amakuba. Turagusabye rero kugira ngo imitima y'abantu uduhaye kuganira nabo nonaha mwami uyumvishe icyo ushaka ko bumvira muri twebwe, kugira ngo kuza kwawe nibiza igihe cyawe nikigera buri muntu wese wumvisha iki kiganiro azaba afite amakamba yakoreye kandi azaba afite gushira amanga ko kumva ijwi ryawe rimuhamagara. Dusenze twizeye ku bwawe none n'iteka ryose kubw'umwami wacu Yesu Kristo. Amen.
Nshuti bakunzi mukurikiye Good Samaritan TV n'ijwi ry'umukanguzi, n'ubundi tuje tubaganiriza kuri uyu munsi tubaha ikaze muri kino kiganiro. Good Samaritan Family Friends ni umuryango usurukana gemura abarwayi bari kwa muganga batagira ababasura, tukabaha ibyo kurya, ibyo kunywa, imyambaro n'ibindi byabafasha buri munsi saa 9 mu bitaro bitandukanye. Ni igikorwa twatangiye tariki 25 z'ukwa 9 2009, ubu tumaze imyaka 14 turi kugikora. Reka mbanze nakire umuvandimwe nawe atubwire ijwi ry'umukanguzi ni iki, ese intego yabo ni iyihe, tubone gukomeza ibiganiro. Murakoze. Ijwi ry'umukanguzi ni umuyoboro w'ubutumwa bwiza bwa Kristo. Iyo tuvuga ubutumwa bwiza tuba tuvuga ijambo riteguza kandi rizura ubugingo rikabeshaho n'umubiri. Hanyuma turi ijwi, hanyuma ukangura ni Kristo. Iyo umuntu amaze gukangura cyangwa gukanguka aba amaso akarinda ibisigaye, kandi niba warakangutse ukangura abandi. Murakoze cyane. Mbibutse ko hakanguka usinziriye. Hakanguka usinziriye, ntabwo hakanguka utari usinziriye. Byashoboka ko usinziriye wenda hehe, usinziriye mu businzi, usinziriye mu buraya, usinziriye mu magambo, usinziriye mu matiku, usinziriye mu burangare. Hari byinshi byagusinziriza. Usinziriye mu kuba wari uzi kugira icyo ukora mu buryo bw'imbaraga ukaba utakigikora kandi wari ushoboye gukora. Usinziriye mu biyobyabwenge. Aho usinziririye rero niho ijwi ry'umukanguzi rifite gahunda yo kugukangura kugira ngo ukanguke kandi ukangukire mu buzima buzima. Reka rero tugaruke kuri topic yacu y'uyu munsi. Icyo twabahamagare twakibaganirije, twarabateguje, tubabwira ko tuzababwira n'iki byanditswe byera bivuga ku bikorwa by'ubumuntu. Impamvu ni iyi: gufasha ntabwo ari ukubyigishwa n'idini. Hari ababyigishwa yego bakabikora, ariko hari n'ababivukanye. Hari n'abisanganwe iyo mpano yo gukora ibyo bikorwa bakabikorana umutima ukunze kandi wizeye. Uyu munsi rero twaje kureba ese ubundi gufasha ibyanditswe byera nabyo birabyemera. Ese nimba bibyemera bibivugaho iki? Ese ubu muntu nyirizina ibyanditswe byera bibivugaho iki? Reka rero twakire uyu muvandimwe ayoborwe n'umwuka kandi yinjire muri kino kiganiro akinjiremo uko abyumva, avuga uko abyumva, uko umwuka musobanurira, nawe uze kurushaho gusobanukirwa kugira ngo twembi kandi twese dusangire, kuko ijambo rivuga ngo uwigisha agabane n'umwigishwa. Tugiye rero kugira ngo tuze kugabanira hamwe umugisha w'uyu munsi dukora uyu murimo twese. Ndagushimiye ko wemeye kudukurikira. Reka mbashimire. Ubundi ubusanzwe nta muntu ufasha adafite icyo afite. Reka mvuge ngo umutungo wa mbere Imana yaduhaye nuko yaduhaye kuba abantu b'Imana. Amen. Niwo mutungo wa mbere. Icya kabiri, yego, impano Imana yaraze umuntu, umuntu abura akaba apfuye mu buryo bw'ubumana, ni ubumuntu. Kuko ubukristo butura mu bumuntu. Yego. Iyo ubumuntu budahari n'ubukristo ntibugira icumbi. Urakoze. Hari umugabo witwaga Korneliyo, Bibiliya itubwira yari umunyamahanga ku byo kwizera. Ariko Bibiliya iravuga ngo yagiraga ubuntu. Agasangira ibyo afite nabo hirya y'umuryango we n'abandi. Noneho bituma yitwa umuntu ukiranuka. Bibiliya yarabivuze ubwo Petero yamenyaga ubuhamya bwa Korneliyo yoherejwe gukorayo umurimo w'ivugabutumwa. Yaravuze ngo mbonye ko mu mahanga yose uwubaha Imana agakora ibyo gukiranuka. Abantu baduteze amatwi baze gutandukanya gukiranuka no gukora ibyo gukiranuka. Yego. Ubundi gukora ibyo gukiranuka ni imirimo ibyarwa n'ubuzima bukiranutse mu muntu. Sobanura neza aho hantu. Gukora ibyo gukiranuka ni imirimo ibyarwa byancitse, niyo mpamvu tubifashisha. Murakoze. Ubusanzwe gukiranuka ni iki? Gukiranuka ni ukwizera Kristo nk'umwami n'umukiza, hanyuma ukamwatura ukakira n'impinduka zizanwa n'imirimo ye. Noneho kabiri, gukiranuka umuntu asamara izinze ni ugukora icyo Imana ishaka. Urakoze. Kandi icyo Imana ishaka gisohorera muri Kristo Yesu. Amen. Noneho uwo muntu aba akiranutse, ukora iby'Imana ishaka niwe ukiranuka, niko Bibiliya ivuga. Yego. Noneho iyo umaze gukiranuka rero, icyo ni igikorwa wikoreye personnel, wowe ubwawe, kuko gukiranuka ni wowe. Umaze gukiranuka rero hakenewe ibyo gukiranuka. Hakenewe ibyo gukiranuka. Ibyo gukiranuka rero ni imirimo ibera abandi humure. Ni igihe usekeje uwariraga,
ni igihe uhagije uwari ushonje, ni igihe uvuye uwari urwaye, ni igihe ucumbikiye uwari umeneshejwe, ni igihe wambitse uwari wambaye ubusa, ni igihe usuye utari ufite uwo kumugeraho. Ko iyo mirimo Bibiliya yarayivuze, ivuga ko no kutabikora biri mu mbogamizi z'amasengesho. Biri mu mbogamizi z'amasengesho. Urugero, igitabo cy'umuhanuzi Yesaya cyangwa Izayi biterwa n'uburyo umuntu asoma. Mu gice cya 58 umurongo waho wa 3 aravuze ngo ndetse barabaza bati mbese igituma twiyiriza ubusa ntubyiteho ni iki? Ni iki gituma twibabaza ukabyirengagiza? Noneho hari n'igisubizo Imana yabahaye. Haravuga ngo mbiterwa nuko ku munsi wanyu wo kwiyiriza ubusa muba mubonye uko mwinezeza ubwanyu mukagirira nabi abakozi banyu bose. Dore icyo mwiyiririza ubusa ni ugutongana, kujya impaka no gukubitana ibipfunsi by'abanyarugomo. Kuri ubu ntimukiyiriza ubusa nk'uko bikwiriye, byatuma ijwi ryanyu ryumvikana mu ijuru. Umurongo wa 5 ugira ngo kwiyiriza ubusa nshima kumeze gutyo. Mbese ni umunsi umuntu yibabarizamo akubika umutwe nk'umuberanya, akisasira ibigunira, akaryama mu ivu? Ibyo nibyo wita kwiyiriza ubusa ku munsi ni umunsi Uwiteka yishimira? 6 ahubwo kwiyiriza ubusa nshima nuko mwajya mubohora abantu ingoyi z'urugomo. Cyo ni icya mbere. Mugahambura imigozi y'uburetwa. Ni igihe dukoresha abantu tuvuga ngo ni abakozi, ugafata umuntu nk'umukozi kuruta kuba mwene so. Hanyuma mugahambura imigozi y'uburetwa, mukarenganura abarengana kandi mugaca iby'agahato byose. 7 kandi ukarekura ugatanga ibyo kurya byawe, ukagaburira abashonje, ukazana n'abameneshejwe, ukabashyira mu mazu. Ushobora kutamucumbikira ngo mubane ariko ukamwishyurira. 7 hasubiremo abantu bahumve neza. 7 haravuze ngo kandi ukarekura ugatanga. Ukarekura. Ukarekura ugatanga. Ibyo kurya byawe ukagaburira abashonji, ukazana abakene bameneshejwe, ukabashyira mu nzu yawe. Wabona uwambaye ubusa ukamwambika, ntiwirengagize bene wanyu. Nidushaka twitse turi aho ngaho. Ibi bije mu mbogamizi ituma amasengesho y'umuntu wiyirije ubusa atumvwa, kuko yiyirije ubusa yibuza ibyo yari kurya. Igihe abyibujije abibujije n'umukozi we, cyangwa se abibujije nawe yagaburiraga, aravuga ati mupfe kurya ibyo mubonye kuko ngewe sindi burye. Ubwabyo ibyo bibaye ikibazo. Aha rero Bibiliya iravuze ngo kwiyiriza ubusa Imana ishimwa. Ntabwo twabikomeje, n'ubundi barakomeza iyo mirongo iri munsi. Nuko turekura tugatanga. Nababwiye ngo nta muntu utanga adafite icyo afite. Ubutunzi bwawe wita ubutunzi ni iki kuruta ubundi? First of all, ubutunzi dufite, Pawulo yarabwira asabubwira Abafilipi, yarababwiye ngo ibyarindamu yanjye nabihinduye igihombo kubw'ubutunzi bukomeye ariko kuronka Kristo Yesu. Ni ukuri, niba Kristo ari wo mutungo abizera dufite, biroroshye gukora mu byo twahawe nawe tukabisangira n'abandi. Ariko niba ibyo kurya ari bwo butunzi dufite buruta Kristo, biroroshye nabwo kubigumana ntitugaburire abandi. Ariko niba ubutunzi dufite ari impano y'Imana, uko Kristo yibwirije kuducungura, niko twibwiriza gutanga. Uko Kristo yibwirije kutwambika gukiranuka turi babi, niko twibwiriza kwambika abandi. Uko Kristo yasize ijuru akadusura mu isi, Bibiliya ivuga icyari kimuzanye, azanywe no gucungura abamwizera bose, niko n'umuntu wese yemera no gusiga akazi akajya gusura abababaye. Noneho utekereze ko Bibiliya ivuga ngo nzababwira, ni Kristo wabivuze, ni amagambo ya Kristo. Yaravuze ngo abavuga ngo mwami mwami sibo bazinjira mu bwami bw'Imana. Aravuga ngo bamwe bazambwira ngo twakoze ibitangaza mu izina ryawe. Mutangazwe n'umuntu ukora igitangaza akagikora mu izina rya Kristo, ariko ngo kuko atasuye abarwayi, ngo kuko atagaburiye abashonje. Yesu yaravuze ngo nzababaza, nzababwira ntimugende mwa nkozi z'ibibi mwe, sinigeze mbamenya kuko igihe nari ndwaye ntimwangemuriye. Aha hantu tuhashyira icyitonderwa. Yesu ntabwo yigeze ajya mu bitaro kurwara. Uratekereza umwe wirengagije kujya kugemurira arinde?
ni ikibazo wa mugani wawe. Ntabwo Yesu yigeze afungwa, ntiyagiye mu nzu y'imbohe, ariko yaravuze ngo ndi mu nzu y'imbohe ntimwansuye. Ubwo uri kwanga gusura mu nzu y'imbohe ninde? Ni Kristo. Nambaye ubusa ntimwanyambitse, ubwo uri kwanga kwambika ninde? Ni Kristo. Noneho rero niba ubutunzi dufite bukomeye ari Kristo Yesu, biroroshye kubukorera Kristo noneho. Kuko ni ibintu byoroshye, ni ukuvoma mu nyanja. Abantu ntibumve ko hari ikintu umuntu aha Imana. Guha umuntu ni ukurema amakamba tuzitirirwa. Ubundi Imana iradukoresha si uko ibinaniwe gukora ibyo yadukoresha. Nta nubwo Imana idukoresha nk'abakora ibyo itakora, idukoresha nk'abantu mu cyiciro kimwe cyonyine. Iradushoboza iyo dushobotse. Iyo dushobotse iradushoboza. None iyo igushoboje igukoresha bya bindi byose twita imirimo kugira ngo izaguha amakamba yo kwemerera Imana gusa. Yego. Murakoze cyane. Ukivuga aho hantu ndishimye kuko mpigiye ikintu gikomeye. Uravuze uti ni ugutanga ku byo twahawe, ni ugusubiza uwaduhaye. Nibutse ikintu gikomeye mu Kinyarwanda, agasozi kamanutse inka kazamuka iyindi. Iyo wakwaga wararongoranywaga. Iyo watangaga inka ku muvandimwe yakuraga ubwatsi cyangwa akitura. Nibwo buryo rero bivuze ko iyo uhaye umuntu uba uciye inzira yo kugira ngo nawe uhabwe. Ndeka ntanga urugero rutoya mbere ko dukomeza n'ubundi muri cya kiganiro muri wa murongo turimo. Iyo umuntu ari umubyeyi afite abana benshi, mu rugo mfite abana benshi, abo bana ntibanganya ubuntu. Yego. Nta nubwo banganya gutanga. Hari umwana tuzi utanga cyane, mushobora kurya arimo abatamika kandi anabibona ko murimo murya. Ariko hari n'uwo tuzi utinda, hari n'uwo tuzi uguha gusa ukimenya, ariko hari n'uwo tuzi uguha uko umusabye, ariko hari n'uwo tuzi wibwiriza akaguha utamusabye. Uwo rero uguha uko umusabye, umunsi umwe natashye mfite imigati, ipaki igira imigati 12. Noneho aba niwe waje gukingura kuri porutaye, aracyari muto cyane. Noneho maze kuza gukingura arambwira ngo papa impa, kuko abona ko mfite ikintu. Mfata muri ya migati nkuramo umugati umwe ndawumuha. Maze kumuha urumva ko nsiganye imigati 11. Ndanje ndongera ndamwaka, ndambwira ntima mpa nanjye. Ahita afata wa mugati awushyira ku kibuno avuga ngo ngo iyo yose sufite. Ya migati ayishyira ku kibuno avuga ngo yavuze ngo kubera iki? Kubera ko ashaka kunyima. Ariko yibagiwe ko giye umuhaye nsigaranye 10 n'ingahe n'umwe. Mise nzamura gutya mweretse ya indi isigaye ahitama. Abantu benshi rero Imana irabaha ikaguha iyo vewiti imwe rukumbi utunzi, ukibagirwa ko isigaranye 99. Ikaguha iyo rava utunzi, ukibagirwa ko isigaranye izindi. Ikaguha iyo nzu, ukibagirwa ko isigaranye izindi. Ikaguha endigo, ukibagirwa ko hagiye gusohoka andi mabara mashya kandi meza. Ikaguha super wax, ukibagirwa ko hari andi mashya asigaye mu ruganda kandi nayo agiye gusohoka kandi meza. Ni nka wa muntu rero nihuta, hari urugo twagiyemo tumaze kujyamo bazana ibyo kurya. Bamaze kuzana ibyo kurya, inyuma hari hasigaye ibindi, hamaze gusigara ibindi twe tutabizi. Ugiye kubizana sinzi icyamurangajeho gato aratinda. Abaruye mbere kugira ngo baducure bahita barura byinshi kubera ko twari dushonje cyane cyane tukiri kuri tekeri. None bamaze kwarura byinshi, ubwo tuza turokora mu masorori. Tuje turokora mu masorori, mama bahita mukabikira ngo we ngo ko atindanye ibyo kurya. Bahita bazana ibiryoshye kurushaho kandi atari babandi batari bubona aho bagira gute, aho bari bushyire bya bindi. Ubwo byari birayi bitogosheje bimeze neza cyane, bari babyaro ari byinshi. Nyuma ahita haza makaroni, haza n'umuceri. Noneho twebwe bariye nyuma turya twisanzuye kuko amasahane yacu aracyari vide, turacyafite aho gushyira ibindi. Bavandimwe mwikuzuza amasahane yanyu mbere ngo muyapfukirane cyane kandi hakiri biryoshye nyuma kugira ngo tuzabone gusangira. Muvandimwe rero turacyari kuri uwo murongo n'ubundi. Abakurikiye ijwi ry'umukanguzi, abakurikiye Good Samaritan TV, n'ubundi turacyari muri wa murongo wo kubaganiriza ku byanditswe byera, tubabwira icyo ubumuntu ari cyo. Umwanya uracyari uwawe. Reka nibutse abantu badukurikiye ko hari abantu bagiye bahabwa kuko batanze. Dusome Bibiliya tuganire. Hari abantu bagiye bahabwa kuko batanze. Utsindagira. Hari abantu bumva batinze, hari n'abumva babangutse. Reka ujye utsindagira neza, bumve neza ngo hari abantu bagiye bahabwa kuko byagenze bite. Batanze. Kandi nibutse abantu ko gutanga. Uratwereka ko byanditswe.
cyane. Noneho aho rero. reka tuganire duhereye kuri iki. Imana yahamagaye umugabo witwa Aburahamu imukura muri Uri y'Abakarudaya. Yego. Ava kwa Seteri. Iramubwira ngo siga inzu ya so ugende ujye mu gihugu nzakwereka. Yego. Iramubwira ngo nzaguha urubyaro. Si Imana ibivuze ko izamuha urubyaro. Yego. Noneho inagambirira ikizaba mu rubyaro rwa Aburahamu. Ariko Aburahamu ategereza urubyaro ararubura. Yego. Sara yategereza urubyaro, agera ubwo asarara abwira Hagari iti umugabo nataha ndamwohereza mu cyumba cyawe muryamane ntubihakane ndi nyokobuja ndabitegetse. Niko abaja bamera, abaja ntibavuga no. Aryamana nawe. Ndiyo sa. Yes, ni abaja nyine. Yego. Hanyuma Aburahamu amutwika inda. Ayitwika Hagari, abyara umwana utari w'isezerano. Ariko igihe kimwe abamarayika banyura kwa Aburahamu. Ababonye yiyumvamo gutanga adasabwe. Kwiga ni byiza. Uzi ko ari mpamvu RGB irimo ivuga ngo abapastor bajye kwiga. Yego rata ntiwumva. Komereza aho rwose. Abamarayika ntabwo basabye Aburahamu. Ntibanamubwiye ngo turashonje. Yarababwiye ngo ubwo mukomeje inzira mugenda. Yego. Mwe kugenda mutagwa mu nzira mwishwe n'isari. Ni mwicare dusangire. Arabaha. Aburahamu arabicaza barasangira. Bamaze gusangira baramubwira ngo umwaka nk'iki gihe. Yego. Umuntu uhaye agira uruhare mu kuguhesha ibyawe mu kubikwegereza kandi byaragenwe. Imana irabigena. Kandi nibutse abantu badukurikiye, abantu dukunda kubana ku ijwi ry'umukanguzi barabizi. Mbibutse ko hari abantu babaho barya igeno ry'abandi. Yego. Barya igeno ry'abandi, wagenerwa akazi kakicara mwundi. Wagenerwa urugo rugasenwa n'undi. Wagenerwa kwiriba rikavomwa n'undi. Bijya bibaho, icyo cyo singitindaho. Mbibutse ko n'umukenyero wa Kuro wari ukenyewe n'undi. Iramubwira ngo kugira ngo ngukenyeze nuko nzakenyuruza. Birumvikana rero ko hari ahawe hakicara undi, birashoboka. Gutanga rero bikwegereza ibyawe wagenwe ariko utarahura nabyo. Mu nyumva gutanga biguhuza n'umugisha wabuze. Yego. Biguhuza n'umugisha wawe uzerera. Reka mbyite kuzerera. Gutanga reka iki Aburahamu amaze kugaburira abamarayika baramubwiye ngo umwaka nk'iki gihe ntabwo ari bo baremye umwana. Si nabo bashyizeho iryo sezerano. Ariko begereje Aburahamu isezerano. Urakoze cyane. Bararitebukije. Abakameramani bo barabyumva iyo bafashe kuri Zoom. Ni nko gutanga rero, ni ukwiyegereza ibyakugiye kure. Nihute. Umugabo witwa Zakayo yaraje, first of all, yemvestisha igihe cye, yatanze igihe. Ajyaho Yesu ari. Nshuti z'umusaraba, mwige ku gihe cyanyu, kugifata ukajya kureba umurwayi, bifate nko kurira igiti cy'umuvumo aho Yesu ari. Zakayo akigera mu giti, Yesu yaramurebye aramubwira ngo ururuka uyu munsi ndarari wawe. Nta kintu Zakayo yavuganye na Yesu ku bijyanye n'ingeso za Zakayo. Yahise avuga ngo ubwo umwamaje abo nambuye ndabaha, mbakubye kandi mbishyura inshuro enye. Aratanga. Ugiriwe ubuntu ni ubugirira abandi. Nababwiye ngo nta utanga adafite. Reka mbabwire rero ngo nta muntu n'umwe udatunze yizera. Ahubwo noneho kora muri bimwe ufite. Hari umuntu utanga kuko asabwe. Ndagira ngo mbabwire ko mumbabarire sinze kubacarenginga, nubwo nabyo naba mbigendereye muri iki kintu. Ubundi iyo umuntu atanze kuko yasabwe, amaboko ye aba ari iriba ariko bavoma bapfundikiye. Yego. Ni nk'igihe ugera kuri robine ukajya kureba umuntu ngo nzanira agafunguzo mvoma amazi. Yego. Ni ukuvuga ko ufite inyota yagutsinda kuri robine. Yego. Hari abantu batajya barekura, biba ngombwa ngo bamutegere ibiganza bamusabe. Yego. Inshuti yanjye, ni ukuri warakoze gutanga wasabwe kuko warasabwe. Ariko wibwirije aruta uwasabwe. Niko kuri. Kuko uwibwirije abitewe n'ubumuntu bwo muri we. Ariko uwasabwe abitewe n'ububabare bw'umusabye. Iki kintu mu cyumve. Yego. Ningusaba ngo mpa,
urampa bitewe n'umubabaro ngusabanye, ariko numpa urampa bitewe n'ubumuntu bukubamo. yego rero Imana iguhe guhura n'umuntu urimo ubumuntu nubwo n'uwita ku mubabaro wawe nawe Imana imuguhe. ariko mu by'ukuri aho kugira ngo mfashe umuntu kuko anyeretse umubabaro we, namubera ihumure atambwiye iby'umubabaro we, akamenya ko Imana nyir'ijuru ijya imenya kubabara kw'abantu batanavuze. yego nigeze njya mu rugo rumwe, icyo gihe nari nshonje, nari nkiri umusiribateri, nari nshonje ndafite n'uburyo ndibuze guteka. umuntu yanga kumpa ibiryo kuko yatetse ibijumba, yari yabitetse nta kindi ari ibijumba gusa. aravuga ati Aniseti simugaburira ataza no kunseka kandi ibijumba sinabimuha gusa. kandi none ikintu gitangaje, jusqu'à présent nkunda ibijumba kuruta ibindi biryo. yanyimye ibyo yasuzuguye ari byo yatetse, ari nabyo nkunda kuruta ibindi biryo. hari igihe umuntu yanga gutanga ibyo afite, kandi ibyo afite nibyo biri buramire uwabiha, ibyo afite ni nabyo ubiha, nibyo akeneye. yego ntabwo Imana igusaba gutanga ibyo udafite, sibyo? umugabo witwa Lazaro, niki cyatumye Yesu amukunda? Lazaro yari umuhinzi. umwero wa mbere icyo twita umuganura yawushyiraga abigishwa ba Kristo. noneho mumbabarire mwumvura urugo, undi mushiki we wa kabiri Mariya yari maraya, ariko agira ubuntu, afata amavuta ayasuka ku birenge bya Kristo. undi wa kabiri witwa Marita abona ntibicara batarya, ajya mu cyikoni gutunganya ifunguro. musome Bibiliya. Bibiliya iravuga ngo Yesu yakundaga Lazaro, ngo na Mariya, ngo na mwene nyina. ubwo abakundiye iki? uko bamuba hafi, bagatanga bakarekura bagakora. yego musome Bibiliya. igikundiro cya Tabita ni iki? cya Dorokasi ni ugutanga. muri uwo mudugudu harimo abanyamasengesho benshi, ariko ntibavuzwe. ariko uzi ko ari byo n'igikundiro cy'Imana ni ugutanga, kuko yadukunze nawe yaratanze. uzi ko ibintu byumvise neza. none se ni iki gituma Imana yasabaga ibitambo? ni ukugira ngo umuntu agire uruhare, yereke Imana ko we nayo ari donadoni. yego ni ukuvuga ngo umuntu wakira gusa ntarekure, ameze nk'ikigega kigira itiyo imwe, yinjiza amazi mu kigega, kitagira itiyo iyasohoramo. uzi ibiba muri ayo mazi? aranuka, arabora, amazi arabora, amazi arabora n'imihini. noneho nanjye reka nkubaze, ari ikigega gifite itiyo isohora amazi, kikagira n'ikiyinjizamo nk'amazi, kikagira n'ikigega ikigega kitagira itiyo isohora amazi, wowe uri nyiri ikigega wakunda iki? uri nyirabyo. iteka ryose ntimuzigere na rimwe, nkunda kubivuga abantu bakanseka, ntihagira umuntu n'umwe uzambwira ngo yahawe umugisha ntararya ku mugisha we. igisobanuro cy'uko ufite umugisha ni uko nanjye umbera umugisha. yego igihe nta muntu wabereye umugisha, ibyo uvuga uri kwikirigita ugaseka. mu gihe nta muntu wagaburiye, njyewe singufata nk'aho wariye ugahaga, ngufata nk'umuntu ukikubiye, ugifite inzara yo mu bitekerezo. umuntu uhaze n'usangira n'abandi, kandi umuntu wanyuzwe. ntabwo gutanga bisaba gutunga. iki kinyarwanda mu cyumve, gutanga ntibisaba gutunga, gutanga bisaba ubumuntu. kandi ubumuntu niryo cumbi ry'ubukristo. urakoze cyane, avuze amagambo meza kandi akomeye, ariko nsanze igihe cyose nasenze nshobora kuba ntarasenze neza. mugani wa Mpyisi, Pastor Mpyisi nyakwigendera, Imana imuruhe iruhuko ridashira, niwe wavuze ngo ubutumwa yabwirije ngo abonye none hari cyo gihe cyiza ngo agiye kubwiriza. nanjye mfite ikintu nkeneye ku Mana. iki kintu nkeneye ku Mana, ko numvise ko Aburahamu yatanze akabona icyo arakeneye ku Mana, nanjye wajya kureba uwo niba uyu munsi nari burye
ibiryo byanjye nkabyigomwa rwose nkagenda n'amaguru, najya Nyabugogo, najya he, najya Kiruhura, nkareba umuntu koko ushonje nanjye nkamuhereza iryo funguro. Ko byaba byiza kurenzaho, ko numvise ko uku gusenga kwagize umumaro. Rero bavandimwe, niyo mpamvu nabwiye ko dushaka kumva ibyanditswe byera icyo biri kuvuga. Reka akisobanura amagambo nahise nibuka ijambo rivuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi. Abari mu isi ntabwo ari abari mu isi kera, abari mu isi ubwo ni ukuvuga ngo n'uyu munsi jusqu'à présent abari mu isi byatumye tanga. Niba ufite sheri wawe akaba ataguha, mureke, kuko twamaze kubona ko ikimenyetso cya mbere ari ugutanga. Ikimenyetso cya mbere cy'urukundo. Niba ufite inshuti yawe ikaba itaguha, ntabwo navuze ngo aguhe imodoka, oya uyimusaba ibyo adafite, ariko muri duke afite araguha. Nkunda gutanga ingero zo mu cyaro, niho twabyirukiye. Iyo twezaga ibishyimbo cyangwa ubushaza kwa runaka batareza, bashyiraga ibishyimbo mu kebo bakagupfuka igitenge nimugoroba, ukagenda gutya, warangiza ukagerayo ukabahereza mu kinyabupfura cyinshi cyane. Iyo inka yacu yakamwaga mbere, iyo undi muntu itarakamwa, barakamaga bagashyira mu cyansi, bagashyiraho agatemeri, bagashyira mu kibo, warangiza ugatwara cya cyansi ukagenda no kwa runaka, wahagera ukagira gute, ukabahereza. Uzi ko byatsuraga umubano, uzi ko byatumaga abantu babana neza. Iyo kwa runaka bagiraga ubukwe, bafataga urwagwa rwiza cyangwa ikigage cyangwa ubushera, bitewe nuko muri abarokore, bakagukorera mu nkangara, ukagenda no kwa runaka ukabatura. Iyo abantu babatirishaga umwana cyangwa agakomezwa agahabwa amasakaramentu, barafataga n'ubundi ryaturo bakariguhereza cyangwa bwa bushera, ukajyana muri rwa rugo rwahawe amasakaramentu. Ni nacyo cyatumye itoro rya mbere ryaguka, nuko bagiriranaga iyo mirimo. Umuvandimwe rero atuganirije ku magambo meza kandi amagambo y'ubwenge. Ntacyo ukangutseho, ntacyo wizeho muri ibi ngibi. Ese ntacyo wumva gishyashya wungutse? Jyewe nungutse ko mu masengesho nari ndimo ngiye kugenda nkareba uwo nsangiza ibyo nari burye saa sita, nkabimuha, namara kubimuha noneho nawe akambangukiriza isezerano ryanjye. Kuko kwa Aburahamu bariya abantu icyo bakoze ni ukubangutsa ririya sezerano. Reka n'ubundi rero tugaruke ku muvandimwe. Umwanya uracyari uwe, akomeza tuganiriza abakurikiye Ijwi ry'Umukanguzi, abakurikiye Good Samaritan Family Friends TV. Mwese musobanukirwe neza iki byanditswe byera bivuga ku bumuntu, kuko twasobanukiye ko ubukristo butuye mu bumuntu. Karibu. Murakoze. Abantu bazi umusamariya mwiza muri uyu mujyi wa Kigali. Yego. Ngira ngo muba munambaye imyenda y'icyatsi kibisi, imipira y'icyatsi kibisi n'imihondo, mu mabasi, mu mabisi abantu bategera muri uyu mujyi bazi uyu muryango. Yego. Hari ikintu kimwe, reka mbaho urugero, hari ikintu kimwe mutazigera mubona. Pawulo yabwiye Abakorinto n'abigisha bari barimo, yarababwiye ngo nimwigisha mufite amarari, abo mwigisha bazaba bakora ibyo mutinya gukora. Mu yandi magambo, nimushaka ko abantu bagira icyo bakora, mukore kugira ngo mubabere urugero. Nituvuga gutanga, igihe cyanyu mutanga muzenguruka mu masoko ahantu runaka kugira ngo mufashe abantu bari kwa muganga. Abantu tubana ku Ijwi ry'Umukanguzi barabizi, mbere y'uko dusenga turabanza tugatanga, kuko kimwe mu bintu ntinya gukoresha amagambo amaboko abitse. Aho kugira ngo mvuge sinkore, nakora simvuge, kuko ibikorwa biravuga umunwa ubumbye. Yego. Ariko amaboko ahinnye ukavuga utakoze witwa indyarya. Yego. Ibi mbabwira, njyewe nagiye mbona umugisha wo gukora gusa. Narasenze niyiriza ubusa, nigeze nafata ubwato nkodesha ubwato bw'umugabo umwe, senga iminsi 7. Niyo masengesho nari ndi gusenga, naravuze ntishaka amasengesho arutayo nasenze yose, mfata iminsi 7. Hari abantu bibajije ngo utarya utanywa, yego bibaho, nta kurya nta bishoboka. 7 irashira, nafataga ubwato nkabugashya, bwagera mu Kivu hagati nkarambika ingashyi ngasenga, iminsi 7 irashira. Naryamaga bugeze ku mwaro cyangwa ku nkombe, ngasasa aho ngaho nkaryama, byaba ngombwa nkongera ngasenga,
abagabo bari bahari, hari ekipe y'abarobyi barahambwe ati ngwino urye, ndabwa noya njye ndaba ndi hafi yanyu iyi minsi ndayimara, kugeza ubwo bimutse bajya ahandi ndi gusenga. nasoje numva mfite imbaraga z'umwuka. Burya gusenga usabana n'Imana uba upgraded, ugira imbaraga. Niba navuga ngo uva ku rwego ukajya ku rundi, ko Bibiliya iravuga ngo amasengesho y'umukiranutsi agira umumaro iyo asenganye umwete. Murakoze, ayo yagize umumaro, ariko si uw'imirimo, yagize umumaro w'imbaraga zo mu guhamya kuri njye. Ariko noneho mfata indi initiative yo kuzenguruka ntanga. Igihe natangiye gutanga nibwo nanjye nahawe. Igihe natangiye gutanga nibwo nahawe. Abantu badukurikiye, si ngombwa ibi byose kubivuga, abantu badukurikiye ku ijwi ry'umukanguzi barabizi ukuntu twagiye dufata gahunda zo gutanga. Kandi ikindi cya kabiri, dukora strategy yo kuvuga ngo ukuboko kw'iburyo ni gukora, ukw'ibumoso ni kubimenya. Nubwo buryo twagiye dutangamo. Nigeze nahura n'umwana kuri gare ya Ruyenze, nari mfite ubukwe, nsanga amenye ubugari. Bamwe bavuga ngo ni ubugari ariko ni ifu. Noneho nibuka ijambo ryanditse mu migani rivuga ngo uhaye umukene abagurije Imana. Mbwira Imana, ndayibwira nta kintu mfite kizakora mu bukwe, reka nguhe ideni. Kuko ijambo riravuga ngo uhaye umukene abagurije Imana. Mfata amafaranga ndayamuha, ndamwana uhoraho, uri umurima utarumba duhingamo, mbibye mu biganza byawe, ntwikiriye inzara y'umukene. Ndavuga nti iri joro uko agira ihumura aryamye atuje, nanjye ningera kuri uriya munsi uzamihumure. Bene data nshuti z'umusaraba, nushaka kwakira ujye utanga. Nushaka imbaraga mu buryo bwo guhamya, mu buryo bwo kwihanganira ibigeragezo, ujya gusenga. Nushaka gukira ugisha inama ukore. Nushaka gutunga utange. Ntabwo gutanga abo duha bose cyangwa abo wahaye bose, gutanga si igisobanuro cy'uko ufite byinshi, ni igisobanuro cy'uko muri wowe ufite ubumuntu. Urakoze. Nicyo gisobanuro cyo gutanga. Nihuta rero nkitsa umukecuru umwe, mwese muramuzi, Eliya yaramusanganiye amugenderera ari mu mbeho. Eliya aramubwira ngo ufite iki? Aramubwira ngo nagafu konyine mfite konyine, turi burye n'umwana tugapfa. Eliya aramubwira ngo gasonge ukame. Ndababwiza ukuri ko uyu mugore yarakoze igikorwa gisa n'ubupfu. Gutanga agafu ka nyuma ukagaha umugabo akakarya, n'umwana ntakaryeho. Ariko Eliya soje kukarya, nibwo yafashe akebo kabamwe ifu, aravuga ngo igihe cy'inzara cyose kizarangira uhaza. Noneho niba bitanga umugisha mu buzima bwa none buzaza, tekereza ko bifite n'amakamba mu bwami bwo mu ijuru. Wikora kugira ngo ubone inyungu, ukora kuko Kristo yakoze. Niko kwizera. Nidukora dushaka umugisha, tuzawubarira mu bifatika. Niturangiza tubwire Imana ngo umugisha wumpera aha kuko narakoze. Ntabwo ibyo dutekereza mu mirimo yacu si byo Imana isohoza, ahubwo Imana isohoza imirimo yayo mu mirimo yacu. Amen. Rero nshuti z'umusaraba, bene data bavandimwe, Bibiliya iravuga ngo mugirire neza bose, ngo ariko cyane cyane abo mu nzu ya so. Uyu mwanya ndagira ngo mbabwire ko imbaraga z'umukristo ntabwo ari amagambo. Mwese mwari mubizi ko ijambo rya Kristo rirusha byose gukomera, ariko ntirirusha amaraso ya Kristo. Kuko Kristo yarabwirije, abwiriza imyaka 3, abwiriza ubutumwa, abantu barahinduka, ariko byamusabye indi minsi 3 yo kwitanga. Byamusabye kugigorigota, amanuka mumva, afungura ibituro aragenda. Mu byo mukora byose hakenewe action, ni mwacting, hakenewe ibikorwa. Iyo biba amagambo, Kristo yari kubwiriza akagera ku mpera z'isi hose. Ariko byamusabye no kurekeraho kuvuga, arakora. Kandi noneho ntabwo twacunguwe n'amagambo ya Kristo. Twizeye amagambo ya Kristo, ariko ducungurwa n'amaraso. Yego. Natwe rero kugira ngo abantu bizere banemera Imana dusenga, nuko tuyihamya. Igisobanuro cy'uko muri twe ituyemo nuko tuyivuga, ariko ikigaragaza iyo twavuze nuko dukora nkayo. Niba Imana yaratanze, natwe dutange.
ese ufite itara mu nzu rikakwimura urumuri mu gihe cy'umwijima ryaba rimaze iki? Ni iki cyatumye abigishwa babaho batagize? Abize teoloji bazi ijambo bita erangiriyoni. Erangiriyoni ryari ifunguro bagaburiraga abantu bababwirije ubutumwa bwiza. Kubera iki? Byari bivuze ngo ntiwamenya, hari igihe yava hano agiye kubwiriza ku kandi gasozi agasanga amapfa yarateye akicwa n'inzara, kandi nyamara inzara ntayisanzeyo, ayikuyaho avuye. None mushake ka erangiriyoni mujye mubagaburira bagende bafite imbaraga. Bene data nshuti z'umusaraba, mushake ka erangiriyoni mugaburira abashonji. kandi ikintu kinejeje, umuntu ushonje ntarya byinshi, utuntu duke. Niba ari ikintu cyiza kibaho nshuti y'umusaraba, ni ugufasha umukene. Ntibigombera byinshi, bigombera ibyo ufite gusukamo. Hari umugabo ntazigera nibagirwa, yitwa Idi Bayihorere, Idi Papa Salima. Yangaburiye nshonje, ubwo mugize ngo nangahe, yampaye ibiceri bya 300. Mane muhumugisha turuwasa y'ibiceri, njya kuyaryamo imvange ahantu bitaga kwa Rubayiza. Ayo 300 ntabwo ari we wampaye kuruta abandi. Hari abantu bampaye baranayora, hari abayoye barama, ariko ndababwiza ukuri nabo ndabibuka. Ariko noneho ikintera ihumure cyane ni ibiceri 300 nawe na Papa Salima nshonje. Niba muvuze kuri kamera, nuko n'uyu munsi numva ngifite ishimwe kubwe. Amen. Beneda, hari undi wampaye igiceri cya 50 ari kunyogoshesha. Icyo gihe bari bacyogoshera senkani. Ndavuga ni antuka, urakoze. Gutanga ntabwo bisa, kandi no kugira ngo uhaye anyurwe nuko umuhani neza. Amen. Ntabwo umuntu anyurwa kubera ubwinshi bw'ibyo umuhaye, ahubwo kumuhana neza bitera kunyurwa. Rero nshuti z'umusaraba, bene data, nta wizera utagira ibyo gukiranuka. Paulo ni Petero twabivuzeho, aravuga ngo mbonye ko mu mahanga yose abubaha Imana bagakora ibyo gukiranuka, abo ngabo Imana irabemera. None se niki cyatumye Imana ibwiriza Petero kujya kubwiriza Koroneliyo? Asanzwe atanga, nubwo adafite ubutumwa bwiza muri we, ariko gutanga haratanga. Akora ibyo gukiranuka ariko nta kiranutse. Bituma Imana yohereza rero umuntu ujya kumubwira inzira yo gukiranuka. Kuri iyo mirimo ukora, ongeraho gukiranuka kugira ngo izandikwe. Amen. Inibukwe. Amen. Nicyo cyatumye Imana yohereza Koroneliyo, Prito yohereza Petero. Umuntu wese ukora ibyo gukiranuka adakijijwe aba ameze nk'ubwira Imana ngo ntuye hano ngwino. Rero soza ndatinze. Niba utanga, niba gusenga byarakunaniye, tanga, urabusenze. Niba kuririmba byarakunaniye, senga, uraburirimbye. Niba gusenga byarakunaniye, ririmba. Ntabwo wabura icyo utanga ngo uzananirwe no guha umuntu ihumure. Ntabwo wabura icyo utanga ngo uyoberwe no gusengera umuntu. Ntiwabura icyo utanga ngo ubure no kugaburira umuntu ku byo watetse. Uzi ko i Yerusalemu mu minsi mikuru ya Pasika babaga bategetswe gusasa icyumba kidafite umuntu kiraramo, kugira ngo ntihagire umuntu urara ku nzira, nibura aze kuza asanga icyumba cy'abashyitsi giteguye. Niko Pasika yari iteye. Oyeta cyane. Yo makuru ni mashyashya. Uretse bategetswe gusasa icyumba kidafite umuntu uri buze uri kiraramo, kugira ngo hatagira umugenzi urara ku nzira. Kandi abandi baraye mu mazu. Abandi baraye mu mazu. Yewe. Muzarebe abantu batanga badakijijwe, bagira umugisha udaturutse mu masezerano, uturutse mu mirimo. Nyamara abantu basenga bakijijwe, baranasezeranyijwe, bagakena kuko badakora. Mwige gukora bizana umugisha, kuko iteka ryose ikiganza gitanga gihora hejuru y'igihabwa. Ikiganza gitanga gihora hejuru y'ikiganza gihabwa. Imana ibaha umugisha. Arakoze cyane umuvandimwe. Nshuti bakunzi mudukurikiye, ibi byanditswe byaramurumva bitaryoshye? Ese murumva iki kintu atari cy'umumaro? Impamvu turi hano murayizi se? Ni ukugira ngo nubwo mukurikira ibiganiro bitandukanye, bya bindi byinshi mukurikira, iby'imbuga z'imyidagaduro, ibiki, ibishegu n'ibindi byose nzi mubamo munareba, ntabwo mubibujijwe n'uburenganzira bwanyu. Ariko Paulo aranditse ngo twemererwa byose
ariko siko byose bidufitiye umumaro. Rero ibi twasanze bidufitiye umumaro, namwe bafitiye umumaro. Niyo mpamvu twaje kubaganiriza kuri bino byanditswe byera kugira ngo mwumve akamaro ko gutanga, mwumve akamaro ko gufasha. Hari ibintu bitatu njya nkunda kubabwira bigwiza ubushuti. Gutanga, icyo ni kimwe, niyo mpamvu abantu bagabiranaga n'inka. Hakabamwo icyo bita gusurana, niyo mpamvu bavuga ngo ifuni ibagara ubushuti ni akarenge. Hakabamo n'icyo bita gutaramana, cyangwa se kurara abantu bari hamwe bakarara inkera, gusabana. Ntaza kuvuga kurarana ngo hagira birukira mu buriri bumve kuryamana, oya, mvuze gutaramana, abantu bakaganira bakagira uko biyumva. Umuvandimwe rero, umuvugabutumwa niko akunda ko bamwita, umuyobozi w'ijwi rikangura, n'ukuri rwose atuganirije amagambo meza. Ariko uzi ko burya koko ibyanditswe byera ari bigari. Reba igihe twahereye, ariko ntabwo twigeze twumva neza ku icyo cyumba cyabagaho cyasasirwaga umuntu utazwi. Ese wawe mu nzu y'ibyumba 3, 5 na saro ufite harimo icyumba wageneye abashyitsi? Imana yazi kararamo, umushyitsi yaza kararamo. Dore ikintu gisekeje, ubuzima butangirira mu mazi. Ni nayo mpamvu abanyarwanda bavugaga ngo nta rugo rurara rutagira amazi. Ese uha umuntu amazi yo kunywa? Ese muri biro iwawe hari ahantu ufite water dispenser yo guha abantu amazi baje bakugana? Hari aho nageze heza cyane bakwakiriza n'agakawa, muri ab'agaciro kanini cyane. Ni ukuri mwatekereje ikintu cyiza, bakaguha agakawa, agacyayi mu biro, ukahagera ukisanga ukabona ibintu ni amahoro, ukarushaho kugubwa neza ndetse no kunezerwa. Twasobanukiye ko gutanga atari ubwinshi bw'ibyo utanze, ahubwo ari umutima ubikoranye. Aho uri hari igitekerezo ugize? Ese urumva hari uwo wafasha? Ntabwo tugusabye, impamvu turanosa kugira ngo dusabe, ahubwo turagira ngo urebe uwo ukwegereye mu itorero musengana, urebe uwo muturanye, urebe aho ku bitaro aho wegereye, uteke ushyire mu isorori, ugira uwo ujya gusura. Ese ntujya ubona umwanya? Dutume noneho turi bubyemere. Udutume kubera ko utajya ubona umwanya. Ariko niba ubona umwanya igireyo, niba se bikugoye kwijyanayo, ngwino nkujyane, gushyikiriza sociale akwereka umuntu wabuze ubwishyu umwishyurire. Ese ngo amakuru ko umuntu aza akarwarira kwa muganga akabura ubwishyu, yarakize serivisi zose igihugu cyarazimuhaye, leta yarazimuhaye, ibitaro byarazimuhaye, ariko akabura 5,000 cyangwa 6 cyangwa 15 byo kwishyura. Aho wicaye nta murwayi wakwishyurira? Reka nkwibutse ikindi kintu gisekeje. Ugiye gusenga amasengesho y'iminsi 3, fata bya biryo ari buzarye ku manywa byose, ubirundi urebe ubiha, hanyuma urebe uburyo Imana ikumvira. Naho nubibika ukabibikira kubirya, n'ubundi ntacyo uzaba usenzemo, n'ubundi uzaba wabyibikiye. Ni nko kubyigomwa, uzi ko n'ubundi uri buze kuza kubirya. Icyatumye rero dushyiraho kino kiganiro cyitwa ubumuntu, nuko twaje gusanga abagatulika hari ijambo ryiza bakunda gukoresha rivuga ngo roho nzima mu mubiri muzima. Nimba umubiri ari muzima, ni umubiri ufite ubumuntu. Ibi biganiro rero byitwa ubumuntu kubera ko dushaka ko mugira ubumuntu, kubera ko dushaka ko ubwo bumuntu barimo bwasinziriye bukanguka. Ushaka kumenya ngo reka afite ibikomere bitandukanye, wagiye ngo nabayeho nabi, wanarezwe ngo ndi imfubyi, wanarezwe nkubitwa, wanareze ngize gute. Kuki Imana yemeye kukura? Kuki se wabaye imfubyi kandi ugakura? Kuki se bakoreze bakushotagura imigeri ubu bagufata nabi? Kuki se kwiga bitari buze ariko bikaba byarakunze n'ubundi ukiga kandi ugasoza ukasoza amahoro? Nuko Imana yari izi kuzagira umumaro mu gihe nk'iki. Pawulo yandikira Timoteyo amubwira ngo cyatumye ngusiga ikareti ni ukugira ngo utunganye ibyasigaye bidatunganye. Icyanditswe kera kikavuga ngo turabaremwe, turemwe nayo, ituremeye imirimo myiza yose muri Kristo Yesu. Amen. Iri jambo ni ryiza cyane. Reka umuvandimwe rero turimo dusoza atanga inama. Yabwirije, yavuze icyo byanditswe byera bivuga, reka tanga inama abakurikiye ijwi ry'umukanguzi, abakurikiye Good Samaritan bari kukureba kano kanya, ni ihe nama wabagira? None ubwo tugiye mu buzima busanzwe, utanga inama, uvuga uko nawe noneho wiyumva. Hari wavugaga nk'uvugira ibyanditswe byera, nk'ubisobanura, nk'umuvugizi w'Imana. Ntitubitinya. Na ikiganiro nakoze ejo nabwiye abantu ko nsigaye nitwa murumuna wa Kristo. Impamvu ni iyi, nagiye kwa muganga, umuntu aravuga ngo yo usenenze ko barumuna ba Yesu bakiriho. Yo
numva ako kantu karandyoheye. Bamwe mwitwaga ba porofete, abandi ba pasiteri, abandi ba ponso. Nanjye nabonye akazina karyoshye muri umuna wa Kristo. Ubu uhereye none ntujye durujya unyita muri umuna wa Jesi, kararyoshye. None tanga inama nawe. Ko Bibiliya iravuga ngo muri bene se benshi yashimye ko ari we imfura muri bo. Niko Bibiliya ivuga, niba ari we wabaye imfura muri twe, ni we watwegereje data kandi se ni data. Imana ibaha umugisha. Inama ntiri kure y'ibyo twavuze. Ubusanzwe gukora kugira ngo umuntu akore bisaba ko akora mu bumuntu. Yego. Hari n'igihe umuntu tumubona nk'aho atunze kandi ntacyo afite. Kugira ngo ukore mu byo ufite cyangwa utange nuko ukora mu byo wahawe na Kristo. Niba Bibiliya itubwira ngo tugere ikirenge mu cya Kristo, tekereza ngo aha ngiye Kristo yajyayo. Utekereze ngo ibi mbitse ari Kristo yabibika cyangwa yabisangira n'abandi. Nta bintu bidasanzwe. Inama mbahaniye, rekeraho gusengera ifunguro ry'iwawe ngo Imana iryeze irihaza abandi bataribonye udafite n'uwo mwasangiye n'umwe, kuko ibiryo ntibiri bugende muri wireless, nyamara mu biganza byawe byagenderamo. Bivuze turabyumvise. Ibiryo byagendera mu biganza byawe bikagera ku mushonji. Gasubiramo neza ngo rekeraho ntitugasengera ibiryo, nicyo ushatse kuvuga. Yes, nukuri uri kumbwira ngo ninsubiremo, ariko yanasubiza inyuma kumva ibyo mvuze, ariko ntacyo reka nsubiremo. Rekeraho gusengera ibyo kurya ngo Imana ibihaze abandi batabibonye kandi nta numwe wasangiye nawe. Urakoze cyane. Muri wireless ibiryo ntibigenderamo, ariko mu biganza byawe byagenderamo bigashyika ku mushonji. Icyo mvuze ni iki? Sinkubujije gusengera ifunguro, risengere ariko ureke kubindyarya ku meza yawe. Ntawe uguhagaze hejuru. Ufite umufuka w'umuceri, nta n'umwe uhaye ikiro ngo Mana n'abandi batabibonye ubibuke. Kandi Imana irabibukira muri wowe. Sibyo? Ushobora kudafata umuntu wameneshejwe mu nzu ngo umushyire iwawe, n'abantu bajya baba babi, ariko kofi yawe yavamo icyumba cy'inzu nyamara umuntu yaryamamo cya 25 cyangwa 15. Birashoboka. Ku mugani ushobora kutagera kwa muganga, ariko umusamariya mwiza, good Samaritan barahari. Hariho na nimero de telefone wabahamagaraho ukabatuma. Sibyo? Twe dufite itsinda ryitwa mu mporeza dahogora duhari. Sibyo? Ntahogore duhari mu by'ukuri. Umuntu azunga iserera zarinda apfa. Nigeze najya gusenga ahantu, nicara mu nguni shonje, imyenda nari nambaye yari nayo ubwayo yari ntayo. Bamaze hafi amasaha 3 batunga ibiganza aho nicaye bavuga ngo twirukana abadayimoni. Ndi mu ishusho y'inzara, ndasa nabi, nambaye imyenda mibi, ndanashonje simfite n'umwuka. Aho kugira ngo banangaburire birukana abadayimoni. Iteka ryose Salomo yarabivuze, aravuga ngo mu maso ngo umukene ngo mu maso y'abavandimwe be arahinyurwa. Ariko noneho twebwe Kristo yaje ntacyo dufite. Ubwo yaje ntacyo dufite, twe guhinyura abatafite icyo bafite, ahubwo tubatungishe ibyo dufite. Soza rero, Imana ishimwe ko hari urwego yakugejejeho. Amen. Ku rwego rwabo mureshya bose no ku rwego rw'aburuta, ndakwinginze nkwingingira Imana uhagarare nk'umuvugizi w'abanyantege nkeya kurimo. Nibura nibwo uzabura ishimwe ryaguhamagaye. Imana ibahe umugisha. Arakoze cyane umuvandimwe, avuze amagambo meza kandi amagambo yuje ubwenge. Ni amagambo twese dukurikira, avuze ngo ku rwego ugezeho, ku rwego rw'iyaguhamagaye, ubu muvugizi w'umuntu umwe. Kandi twese dukunda kurimba ngo mu ijuru imbere y'Imana dufite umuntu tuvugira. Ese imbere y'isahane hari uvugira? Imbere y'ushonje hari uvugira? Imbere y'umurwayi hari uvugira? Nigeze kubabwira ubushize ntese leta y'u Rwanda ikwiye kuturusha gukorera umugisha, ko igaburira abafungwa mu magereza, ko ikora n'ibindi bikorwa bitandukanye, kwishishikariza abantu kwishyura mituweli. Ni gute leta yaturusha gukorera umugisha? Turi abakristo, turi abantu bazi Imana, turi abayisilamu, turi abantu bo mu madini n'amatora atandukanye bazi neza ko tuzi ibyanditswe byera. Ntabwo turi buze kubarambira umunsi. Turasoza tubashimira, tubasabira umugisha ku Mana, tubasabe ko mukora comment kuri TV zombi, mukatubwira uko ikiganiro cyabashimishije n'ibyo twabaganiriraho ubutaha, ndetse namwe mukemera kuba batumirwa, mukaza mugatanga ubuhamya bw'iby'Imana yabakoreye n'uwabagiriye neza. Niba hari umuntu wumva ushaka gushimira wakugiriye neza, nkuko umuvandimwe hari wavuze, ngo tuguhe umwanya
umuvuga akiriho, utazaba nk'aho mugani w'abaganda uvuga ngo bashima ogenzi. Dushoje tubasabira umugisha ku Mana, reka n'ubundi dusoze isengesho nk'uko bisanzwe, hanyuma dusabe n'ubundi mwene data ashimira Imana ko adutije gukoresha akanya keza kacu k'uyu munsi. Ni kari umuvandimwe dushimira Imana. Reka dusenge, ariko mbibutse ko gukorera umugisha byihuta kuruta kuwusaba cyangwa kuwusengera. Mujye mutegereza uwo mwakoreye kuruta uwo mwasengeye, nibyo byihuta. Mana turagushimiye, aduhamagariye muri Kristo, urangije uratwiyegereza, turemera imirimo myiza iyo witeguye kera ngo tuyigenderemo. Tuganire na bene data impamvu y'ibyiringiro byacu. Ikitugira abantu ni ukuba umuntu bugaragara, kandi igituma duhoza abantu ni uko amarira ariho. Ubwo ariho rero natwe turagusabye kugira ngo tugire abo tubera ihumure. Gituma tugabura nuko hari inzara. Ubwo iriho ibyo waduhaye nibibere guhaga abandi, kugira ngo natwe tubishimwe ryaduhamagaye turi mu isi. Kandi ndabizi ko hari imirimo izaca mu muriro igasuzumwa. Rero twe gukora ngo dushimwe, ahubwo dukore dushima Imana yakoze kuri twe. Tubisenze ku bwawe tugushima none n'iteka ryose, Mwami wacu Yesu Kristo. Amen. Ijwi ry'umukanguzi.